turapanga igiterane guherekana uko atabonetse nantazunga yagiye kizobera mu minsi 3 tuzogera abashitsi bavuye na Kivara uko nyine muri kubona Kofi aziyongeraho Musuhuke Kofi Mbabazi na Musuhuke bazova i Burundi ibyo zo ndabitse ko mbafite mu biganza nzokanda ku buto gusa je nzogena selection umunyamavuta wese aryanye Kampala nzovanayo 2 Mbaranzaneyo 2 i Burundi nzaneyo 2 utari umunyamavuta tazocitabira tibikunda nitumara iminsi 3 hano kandi biri vuba hari igiterane kizabanza kuba cici igiterane kizabiri Gisenyi kivuyeho icacu kizahita cinjira iminsi 3 harari icumba c'amasengesho banyeretse bavuze amasafuriya tubatekere tutarame ico ni igiterane mbabwiye mugwe mwegeranye ibintu rero naza mbashimira kandi hano haba ibintu byinshi hari igihe umuntu azavuga ijambo mu rukundo pe ariko umuntu ino YouTube yateye ni ibibazo baje kugakata kagarukana n'amapepo kagacama abantu kagateranya abantu ariko muzukuri iyo umuntu yavuze ikintu hano nta muntu wegambire kuvuga nabi cyangwa ngo amutokinge n'ifura zizamuka yahurana n'isukari bikagenda ukunda ariko nta muntu hano twaje kuvuga mu mazina twaje kuvuga Yesu aho bitaba byagenze neza muzo mutubabarira kandi aho kuza ngo dukosorere hano umpamagara jende umuntu ukiri muto wiga bidera zama mpamagara cyangwa pastor karakamwitiki ahasi kandi ayemerewe kubimbwira ndacara umwana ndacemerewe kwiga ndashaka gusohoka ariko turacara abasore udutendo ni twinshi rero navuga byinshi reka nsabe Kofi atambuke tumuhe iminota 20 to asengesha Gasita nabivuze mu kwa muna dufite igitani Rubavu c'abayumbi yes hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe naho watakambira Imana igasa nkaho itakwitayeho kubaho ukuva ntacyo bikikumariye rwose ukiba nshuti agahinda ka buri munsi mu mibereho igoye cyane ubwo usuzugurwa na benshi ndetse n'ababandi mu byamusengana kubaho kuva ntacyo bikikumariye rwose ukiba nshuti ibyo unyura mu biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya ntibihoraho ntibigatume teshuka ngureka Imana Mana idahemuka juize turi mane gutyo ibyo unyuramo ruije nshuti n'iby'igihe gitoya ntibihoraho ntibigatume uteshuka ureka Imana Mana idahemuka juize yasezeranye zabana nawe no mu bihe k'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo
ivyunyura nshuti nivyigihe gitoya gabanya mose bugingo we nyirubutungane nyeni mbabazi nyirubuntu bwinshi mbegu uragira neza mazina namwita mutanga bugingo we nyirubutungane nyeni mbabazi mutanga bugingo we nyirubutungane nyeni mbabazi nyirubuntu bwinshi mbegu kunagira neza gusa mazina namwita dutange rero zitatu zo gushima Imana abageze hano twese amaboko aheke haleluya haleluya Bwana sifiwe atukuzwe turasubiramo Kofi ngwino ufashe dutange haleluya haleluya kuri se wimigisha Mana y'imuri erega sinakurekura haleluya 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 tuzamure kada safina ost ovo samu namenye kuri se wimigisha Mana y'imuri namenye kuri se wimigisha Mana y'imuri namenye kuri se wimigisha Mana y'imuri tuzamura namenye kuri se wimigisha Mana y'imuri bihe erega sinakurekura Bwana sifiwe Bwana tukusa mwana shirama gasebe ni papa yo la rore varitari harimana itameze nk'abantu harimana idakora nk'abantu na nyuma ya zero irakora na nyuma ya zero irakora na nyuma ya zero irakora
gutinda kw'Imana sukuduta Gwino Gabanya Mose, gabanya tuzamura ibiganza byacu twagiye Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese Imana yacu we n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi baba we Imana yacu we n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera yacu we n'umugenga w'ibihe imenya byose kandi Imana we Bwana sifiwe. Mu gitondo kimwe ngo barasamye ngo arabyara ngo arangize Imana igerageza Abrahamu yamavuga ngo apeza Imana apeza na Isaka igipimo cya Isaka kiramanuka Imana kirazamuka ngo yamufata ubwo nta discussion yamamwikora ati utore inkwi utore n'umuriro n'ifarashi n'abaja biwe abakozi ngo amashorerana ngo baragenda ngo arangize ariko ikintu cyantangaje nasomye Bibiliya irambwira ngo bage gushika hano bakaza batambira ngo abwira abaja biwe ati mwe ngo musigaye hano tujane ne ivubi n'umugenga w'ibihe imenya byose we n'ibitarabaho wese ijuru ryangeneye ihembe ry'agakiza ryangeneye warangize ushake mugume hariya ndarangije ngo aravuga ngo musigare hano mjane n'umuhungu wanje ngo bari mu nzira umuhungu aramubwira ko nabonye inkwi tuzifite n'umuriro tukaba tuwufite ariko niki dutamba aza kwishura aramubwira ngo reka Imana iri bwirokera kubera ko hari icyo yari yizeye ngo arangize ngo ashike aracana akora bijya bintu byose bakaza bakora arangize ngo aramuhindukirana aramubwira ati muhungu waje ni wowe Imana yahisemo umwana we nasomye agatabo kuri Google karambwira ngo ntigeze adiskita kuvuga umuhungu we Isaka ako nawe yari igihumbi yamavuga ati jewe papa nikubonye harahandi nasomye hepfo kanya haravuze ngo umuhungu wiwe yaramubwiye ngo uzubona nkiyo uje kubaga n'inkoko nigeze kwibaga umunsi umwe none nyicumita nabi hano gucya amazi iraguruka hari igihe uje kubaga ikintu ukakibaga nabi umuhungu we narasomye iyo commentaire yavuze ngo
ngo papa ufate umpambire neza kugira ngo nujja kumbaga singiri uzi kubaga ikintu nawe ukunzwe kimwe unkanye abarundi ko mfatishe cyane aramuhambira ngo arangize ngo aramufata amushaka gicaniro ijwi riva mu ijuru inama birateranya Abraham ntiyagirisha utwara uwo mwana wawe ntiyagirisha utwara uwo mwana wawe menye neza kugira kunkunda ubwo Imana yamiyohereza marayika wihuta cyane marayika wihuta cyane yamaguruka nasomye ikindi gitabo ngo uwo mwana w'intama ngo yari uhetse kugira ngo yiruke oya ntarobanura ku butunzi yuzuye urukundo n'imbabazi nyinshi oya ntarobanura ku butunzi yuzuye urukundo n'imbabazi nyinshi imbogamizi zatuma udatumbira Yesu ikintu cya mbere ni icyaha igihe umutima wawe ufite icyaha ntabwo ushobora gutumbira Yesu igihe ufite icyaha mu mutima wawe ntushobora gutumbira Yesu ngo bikunde iyeza mu mutima wawe icyo gihe uzotumbira Yesu icyo ni ikintu cya mbere ikintu cya kabiri aho Bwana sifiwe atukuze Yesu ikintu cya kabiri ubwibone ntushobora gutumbira Yesu ufite ubwibone mu mutima wawe ntibikunda ndagutangarije uno mugoroba ikureho ubwibone ikintu cya gatatu kwiyumva ibintu bigiye gusa ubwibone no kwiyumva ikintu cya kane kwirata hari igihe ushobora kugira ibintu byinshi ukirata ukavuga ati tushobora gutumbira Yesu wawirata ukumva ko ari wowe ushoboye tuza barangije we pastor wihangane so ni ikintu cya kane ikintu cya gatanu gusuzugura abandi ushobora kugira amafaranga cyangwa ukagira izina ariko uzusuzugura abandi icyo gihe uri down nawe uri hasi ijambo ry'Imana narisomye rirambwira ngo mwicisha bugufi nizogera gute ariko umunsi zizamura icyo gihe izogushika uzozo hasi mu butaka papa ariko mwicisha bugufi ikintu cyanyuma kwirema ibice hari igihe muza mwirema ibice ntibikunda icyo gihe mwiremye uduce bice papa hari inama ziza zibi ukazuvuga zitari nziza zo ngo bariya ngo bameze gutya bariya mwikuremo uduce kandi dufite amakuru ko turi hano ibyatuma dutumbira Yesu kugira ngo ugere ku bisubizo mwibuke ijambo nababwiye gutumbira Yesu k'igisubizo ibi bintu nababwiye imbogamizi zatuma udatumbira Yesu noneho tugiye nka solution ibyatuma utumbira Yesu kugira ngo ugere ku bisubizo ikintu cya mbere ni ugusenga senga Rodri senga akumurura ikintu cya mbere ni ugusenga iyo usenze icyo gihe uba connected n'ibisubizo byawe bikaba hafi ukazabumva kubyinjiramo icyo ni ikintu cya mbere ikintu cya kabiri aho guca bugufi hano mwisi nimba ari ikintu kinaniye abantu benshi no guca bugufi ariko umunsi uzaca bugufi kofi ukazamva ko udashobora ngiye gushanya no shaka Bwana sifiwe ariko umunsi uzumva ko ugomba guca bugufi kumva ko ntacu ushoboye icyo gihe uzogera ku bisubizo byawe muri ratse ikintu cya gatatu guhora mu buzima bwejejwe ukabaho mu buzima ukumva ko Bibiliya yarambwiye ngo urinde ikirenge cyawe ngo kitabigisitaza imbere y'abantu noneho utaninze kuvuga utaravuga ugahora mana noba nacumuye mu kugenda kwanje ukaba mu buzima bwejejwe ugahora ugenda usaba imbabazi mana mbabarira noba nacumuye mbabarira ikintu cyakane kwemera ko udashoboye ukemera ko udashoboye ukavuga ngo mana ni wowe ushoboye ni wowe ushobozwa nawe wowe gusa imbaraga zose nubwo ndirimba bikamera gutya ni wowe Yesu ukarambarara ugatuza ukemera ko udashoboye
yabonye igicaniro oya narobanura ku butoni yuzuye urukundo n'imbabazi nyinshi oya narobanura ku butoni yuzuye urukundo n'imbabazi nyinshi oya narobanura ku butoni yuzuye urukundo n'imbabazi nyinshi. ikintu cya nyuma ukubaha bose ukaza wubaha abantu bose icyo gihe uzagera ku bisubizo byawe bitakugoye icyo gihe uzagera ku bisubizo byawe bitakugoye nasomye ijambo ry'Imana muri Matayo 5 arambwira ngo ahigwa afite imitima iboneye kuko ari bazogera ute ngo kandi ngo ahigwa bagwa neza kuko ari bazogera ute hepfo akambwira ngo turi umunyu w'isi ngo umunyu nukayuka ngo uzongerwa kuryoshwa n'iki ngo ntaco ubukimaze keretse kujugunya hanze abantu bakawukandagira mwirinde mwitware turi umunyu w'isi buriya ko turaryohera abantu bo hanze hano mu ikanisa turi abantu beza ariko hariya hanze uko witwara hanze ni gute itonde ugende bino bintu navuze ugende ubisengera uzovuga mana sishoboye kuko turi umunyu w'isi umunyu ngo nta kindi uzojya ibiryo bitarimo umunyu umeze gutya ngo umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ushobora kwihisha abantu bose bazakuvuga ngo uriya muhungu nubwo yasirimba cyangwa uriya muhungu nubwo yabwiriza kuriya nubwo yacuranga kuriya ariko ameze gutya iyo bashizeho ariko uhari bitsa ariko uziko ngo uriya muhungu n'umwana mwiza azakunda gusenga icyo gihe bene data nico mbifuriza